nongeye kugushimira wowe ukomeza gukurikirana inkuru yanjye channel. Nanone nishimiye by'umwihariko wowe wakoze subscribe kandi nawe utarayikora ndagusaba kuyikoraho kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zigiye zitandukanye tubategurira. Kubakurikiranye inkuru irangiye iherutse gusohoka y'uwitwa Ange turabashimiye cyane. Kubanditse muri comment nawe turabashimira nanabasaba ko ibitekerezo byanyu mwajya mu bitugezaho binyuze aho muri comment. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho indi nkuru y'uwitwa Jeannette y'ibisanzwe mu ijwi ryanjye Kayitesi Ellen. Amazina yanjye nitwa Jeannette. Iyi ni inkuru yanjye y'ibyambayeho. Amazina yanjye nitwa Jeannette. Iyi ni inkuru yanjye y'ibyambayeho. Cyane cyane ndabwira abakobwa bagenzi banjye kuko ibi nibo bireba cyane. Bafite uburenganzira bwo kunseka kuko birankwiriye. Gusa nibura inkuru yanjye igira icyo kwigisha, ugira icyo ukuramo. Byatangiye ubwo nakiraga inkuru nziza ko natsinze ikizamini gisoza icyiciro rusange, ubwo ndavuga tunkuru. Byari intsinzi ikomeye cyane kuko mu cyaro cy'iwacu ntabwo byari bisanzwe cyangwa bimenyerewe cyane ko abana batsinda, cyane cyane ko abenshi batanigaga wasangaga bibereye mu buhinzi. Ubwo bari banyohereje kwiga imyuga mu kigo cyari giherereye Rwamagana mu mujyi. Iwacu twabaga mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Twari dutunzwe n'ubuhinzi kuko twiberaga mu cyaro, ndetse n'abaturanyi bacu bose bari abahinzi. Mbega niyo si twiberagamo. Abana bamwe na bamwe nibo bigaga, nubwo kandi tukiga kure y'iwacu, naho abandi bo wasangaga barifatanyijwe n'ababyeyi babo mu buhinzi. Gusa iwacu aho twarigaga kuko papa yajyaga atubwira ko nushaka guhinga uzahinga, ariko nibura wararangije amashuri yisumbuye. Iwacu twari twishoboye, ubwo ibyo birumvikana ko nyimara gutsinda banguriye ibyangombwa byose nasabwaga, ndetse n'ibyo numvaga nshaka byose barabinguriraga. Ubwo umunsi wo kujya ku ishuri ugeze, papa na mama baramerekeje maze banjyana kwiga i Rwamagana bari banyohereje. Ubwo ngeze ku ishuri banyakiranye nk'abandi banyeshuri bose bashyashya. Ubwo ngiye kuko n'ibyangombwa byose nari mbyujuje ntabwo byagoranye. Mbere yuko mama na papa bansezerera bagasubira mu rugo, mama yabanje afata umwanya wo kunganiriza no kunyibutsa inama zose yaragiye angira. Yambwiye ko aho ngeze ari njye ugomba kwimenya ndetse no kwirinda. Yanambwiye n'ibindi byose, ariko icyo byamariye no kwicuza gusa. Nyuma y'iminsi mike nari maze kumenyera ikigo, gusa abana bajyaga banseka kubera uburyo navugaga nyine nk'abantu bo mu Majyaruguru, maze bituma nanjye ntangira kwiga kuvuga nk'abanyamujyi kugira ngo barekeraho kunseka. Nk'abandi bose nanjye nagombaga kugira inshuti, cyane ko ngera mu kigo nta muntu n'umwe twari tuziranye, mu gihe abandi bo wasangaga bariganye cyangwa baturanye cyangwa bafite ibindi bintu bihuriyeho. Ubwo njye nari njyenyine, ubwo nicyo cyatumaga ngomba gushaka inshuti. Byarankundiye rwose, inshuti ndazibona, ariko ngize ibyago mpura n'inshuti mbi, inshuti izi kwirinda ariko itakurinda. Abana twagendanaga bakundaga kumbwira ko ndi mwiza, ariko nagize ibyago byo kuvukira mu cyaro, noneho nkavukira mu Majyaruguru nyine ngo mu bahinzi. Ikindi bambwiraga ngo mbura ni ukuvuga neza. Gusa icyo cyo nanjye nari ndi kurwana nacyo, kuko aho navugaga hose mvuga nk'ab'iwacu baransekaga, maze nanjye bikantera imbaraga zo kwiga kuvuga nk'uko abandi bavugaga. Uko iminsi yagendaga yicuma niko nanjye nagendaga nsirimuka, nanjye nkagenda mba musirimu nk'abandi. Ku bijyanye n'amasomo ho byaragendaga pe, nta kibazo cyari kirimo. Ibiruhuko bigeze nasubiye mu rugo, gusa nkihagera baratangaye cyane kubera uko nari narahindutse ndetse nkahindura n'imvugo. Gusa ntabwo babitindagaho kuko bumvaga nyine wiga mu mujyi nawe waba umunyamujyi. Gusa nubwo ntabibagaragarizaga, nari naratangiye kuba umwirasi, nkumva nabi iwacu ntakibishimira nk'uko byari bimeze mbere. Mbere cyakurikiyeho niho ibyo nshaka kubabwira byabereyeho. Ubusanzwe ikigo cyacu ntabwo cyakaniraga cyane, urebye umunyeshuri yahabwaga uburenganzira buhagije.
ubwo byari muri weekend habaye umupira wahuzaga ikigo cyacu n'ikindi kigo byari byegeranye. Ubwo abanyeshuri bose babishakaga bari bemerewe gusohoka bakajya gufana ikipe y'ikigo cyacu. Birumvikana ko nanjye nagombaga kujyayo maze nkajyana na za nshuti zanjye. Tukigera ku kibuga ntabwo twahatinze, ahubwo umwe mu bo twagendanaga wari utuye aho i Rwamagana yahise ansaba ko namuherekeza bakajya gusura umucuti we, nyine umuhungu bakundanaga wacuruzaga inkweto n'imyenda aho mu mujyi. Ubwo nanjye ntabwo nazuyaje kuko numvaga nyine ari ibintu bisanzwe, bitewe n'uko nari naramenyereye ibiganiro byabo. Ibiganiro byabo byari abahungu gusa, ubwo nanjye mu mutwe wanjye hari haragiyemo abahungu. Ubwo twaragiye tujya aho uwo muhungu yabaga mu nzu nto cyane, yari icyumba kimwe na salo, gusa hari heza mu gipangu ndetse no muri iyo nzu hari harimo amakaro. Tukihagera twahasanze abahungu 3 n'umukobwa umwe, bari bari kunywa inzoga maze aragenda ahoberana n'umuhungu bakundanaga maze biratinda. Nuko barangije bahita bicarana maze nanjye bansaba ko najya kwicarana n'undi muhungu wari usigaye yicaye wenyine. Ubwo bahise basukira inzoga wa mukobwa twari twazanye, sinari nzi ko anazinywa, maze nanjye bagiye kunsukira mbabwira ko ntazinywa bahita bantumirizaho fanta mbariyo njyewe. Nubwo numvaga mfite ubwoba, uwo munsi wambereye mwiza, numvaga nungutse izindi nshuti noneho zifite n'amafaranga. Tujya gutaha wa muhungu bari bamuje nawe yansabye ko nakemera tugakundana, nuko nanjye mpita mbyemera kuko nari nabonye ari umwana mwiza. Ubwo yahise ampa nimero ya telefone ujye muhamagara duhure, nabyo ndabyemera maze baraduherekeza turataha. Uwo mugoroba itidi ntabwo nayikoze, ahubwo nahise njya kureba ya nshuti yanjye ngo ambwire byinshi kuri uwo musore. Ubwo nawe yarambwiye, ambwira ko nabonye amahirwe ntagomba kuyapfusha ubusa. Ambwira ko uriya musore ari umukire cyane kandi icyo namusaba cyose yakimpa, ndetse anambwira ko nanjye nimbishaka nzamubwira tukajya duhurira muri hoteli. Gusa sinahita ntekereza ibibera aho muri ayo mahoteli. Iminsi yakomeje kwicuma ari nako mvugana na wa musore kenshi gashoboka, akananyohereza amafaranga kugeza ubwo namusabye kunjyana muri hoteli ari njye ubimwisabiye. Icyo gihe yaransetse ambwira ko imyaka mfite itanyemera kujya muri hoteli, ariko azanjyana ahandi heza nko muri hoteli. Ubwo twarabipanze maze muri weekend ya nshuti yanjye nshakira imyenda myiza ndetse anishyura zamanyemerera gutoroka. Arangije mbere yuko ngenda aranyongorera ati ibyo gusaba byose ubyemere n'ubu mwana, maze nanjye ndemera. Ntabwo banari mfite kubera ibiganiro byabo, nanjye nari narabaye nkabo. Ntabwo nari nyitinya ibyo natinyaga mbere. Ntabwo nari nyitinya ibyo najyaga ntinya gukora mbere. Ubwo naragiye duhura aho twari twavuganye maze tujyana aho yari yateguye. Hari ahantu mu gipangu cyiza, harimo n'inzu nziza kandi nini cyane. Nibwo bwa mbere nari ngeze ahantu nk'aho. Twahamaranye weekend yose maze ku cyumweru ndataha nsubira mu kigo nk'uko nari naje. Wari ubizi uretse njye na Zamu na ya nshuti yanjye. Ubwo byakomeje kujya bigenda bityo inshuro nyinshi kugeza nubwo natangiye kujya njya mporana wa muhungu wakundaga na ya nshuti yanjye gusa mu ibanga. Ubwo iminsi yaricumye dusubira mu biruhuko, noneho mama yarandebaga agatangara nanjye nkabibona. Ubwo yafashe umwanzuro wo kunganiriza, maze rimwe ariko umugoroba ansaba ko namuha umwanya tukaganira. Mama yambajije ibibazo byinshi bingaragariza ko atamfitiye icyizere, amfitiye inkeke. Gusa byose namusubizaga mubeshya, maze angira inama nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa ntiyari azi ko amazi yarenze inkombe. Yanambwiye ko ngomba kujya nzirikana ko ndi umukobwa kandi ko nshobora gutwara inda igihe cyose nticunze. Ibintu byose yambwiraga ntabwo nari mbyitayeho, ariko akivuga ku by'inda umutima wahise undya. Nibuka ko mperuka mu mihango amezi 2 yarashize. Ubwoba bwaranyishe ari nako ngomba kwihagararaho mama ntiyabimenya. Nubwo ntajyaga mbitekerezaho cyane, nari mbizi ko nagiye mbonana n'abahungu inshuro nyinshi kandi nyinshi muri zo ntabwo twigeze twikingira. Nubwo mbere numvaga ntacyo bimbwiye, kuri iyi nshuro ubwo bwaranyishe. Ubwo ibiruhuko birangiye nagiye ku ishuri, maze mu nzira ngura akuma gapima ko umuntu atwite. Neza nk'uko nabikekaga nasanze ntwite.
ubwoba bwaranyishe mbura icyo mfata n'icyo ndeka, ariko ndakomeza njya ku ishuri. Ubwo nkigera ku ishuri icya mbere nabanje gukora no kujya kure ya nshuti yanjye, namubwiye ibyambayeho maze ahita antera utwatsi. Yambwiye ko iyo nza kugira ubwenge nari kujya nirinda, ndetse anambwira ko ibyo ibimbayeho byose ngomba kwimenya, ko ntagomba kubimushyiraho. Ubwo bwoba bwaranyishe ariko niyemeza gukomeza amasomo nkahisha ibi byambayeho. Nawe namusabye ko yambikira ibanga maze arabyemera. Wa muhungu twakundanaga, ubwo ndavuga wa undi bampuje, nawe twakomeje kujya tuvugana, gusa nayo mfite ubwoba bwo kumubwiza ukuri. Umunsi umwe ari muri weekend nareruye mubwira ko ntwite. Nubwo nabimubwiye nanjye nari mbizi neza ko ashobora kuba atari papa w'umwana nari ntwite. Nagiye ndyamana n'abahungu benshi yagiye ampuza nawe, kuko yambwiraga ko nta kibazo ndetse atanapfuhira nubwo dukundana. Ubwo nkibimubwira nawe yanteye utwatsi cyane, ambwira ko ngomba kwimenya ndetse ntagomba kubimuzanamo neza nk'amagambo ya wa mukobwa yari yambwiye. Kuva icyo gihe ntabwo yongeye gushyiraho nimero ye, naramuhamagaraga bikanga. Ubwoba bwatangiye kunyica ndetse noneho na animatrice yandeba akankeka. Ubwo umunsi umwe bampamagaye muri biro, inda yari itangiye kugaragara, gusa narayihishaga, nahoraga nifubitse. Ubwo bambajije uko merewe, animatrice arerura ambaza nimba ntwite. Narahakanye, ariko igitangaje narangije kuvuga ngo ya mama araho, bari bamuhamagaye. Ubwo bamusabye ko yanjyana kwa muganga. Ntacyo nari mfite cyo gukora, ntaho nari mfite aho kwihisha. Mama yamenye inkuru y'uko ntwite. Mama akimenya iyo nkuru yarandebye cyane, yarandebye mara umwanya nyitegereza. Nanjye yarandebye ubwoba buranyica mbura aho ndeba. Nari mfite isoni nyinshi n'ikimwaro, nari mfite isoni zo gusubira mu kigo, nari mfite isoni zo kujya guhanga amaso papa wanjye. Ubwo mama icyo yakoze yahise ancyura atansubije mu kigo. Ndabyibuka ibikoresho byansanze mu rugo aho nari maze iminsi. Ubwo papa akimenya nawe iyo nkuru yararakaye cyane, kuko ndibuka ko yafashe n'umuhoro agiye kunkubita mama akitambika. Ubwo kuva icyo gihe ubuzima bwatangiye kunkomerera. Nari mfite imyaka 16, nari ngiye kuzuza imyaka 17. Icyo gihe nari ntwite inda imaze kugera mu mezi 5. Papa icyo yaranyemereye yari yaramaye inzu imwe mu mashambure twari dufite mu rugo bakodesha, ambwira ko ngomba kwimenya njye n'umwana wanjye. Gusa mama ye nk'umubyeyi yajyaga amenyera nibura ibyo kurya. Ubwo natangiye kujya ngenda mfurira abantu imyenda ndetse nanabogereza amasahani kugira ngo nibura nzabone ikimbeshaho n'umwana wanjye. Igihe cyarageze ndabyara. Ubu ngubu mfite umwana w'imyaka 3, ku myaka yanjye 20 shyira 21. Ndabwira umukobwa wese uri kunyumva, ufite uburenganzira bwo kunseka, ariko nibura ugira icyo ukuramo. Iyi ni inkuru y'ibyambayeho mpagazeho. Sinirinze ndetse nabaye umwasama, nabaye umwana mu butumva impanuro z'ababyeyi. Ntacyo nari mbuze pe, ariko nifuje ibirenze. Mukobwa mugenzi wanjye nimba uri kunyumva, wicunge, umenye icyo ushaka, kuko iyo uzi icyo ushaka ugerageza no kugiharanira. Inkuru yanjye.